kandi Uwiteka azanyitura icyiza kubw'iyo mivumo yamvunye uyu munsi. Umuntu bitabangamiye ngo bicara ndabona nta kibazo atari mu muhohotere, mubaza mugira uwabishobora. Ntabwo uzi icyo gusubiza mu mutima aravuze. Umuntu azindutse mu gitondo akajya nk'ahantu uranyura cyangwa ku muryango wawe akagutuka ibyo bita mu Rwanda baragutuka akagutokoza, akagutuka mbese ibintu byitutse. Iyi myitwarire wayishobora? Washobora kuvuga mureke yitukire yinigure. Abantu ari insigamigani ngo abantu bazira urutoki nk'ingwe, n'ingwe bizira kuyitunga urutoki gusa urayitunga ikabuzo. Hari abantu bateye ibintu wabishobora. Usoma igitabo cy'imigani, ariko dusoreza gusoma ibice 19. Turasoma umurongo umwe gusa hanyuma tuganire kuri ibyo ngibyo. Igitabo cy'imigani ibice 19 umurongo wa 11 avuga ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Aleluya. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro. Ubundi icyubahiro hafi tuganire nanjye ndagikunda. Bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Mufunge Bibiliya rero tuganire umwanya ukwiriye kuri aya magambo. Ngira impano yo kuvuga rwose yigizeho, nashobora kuvuga ibintu byinshi kandi mu mwanya mutoya. Ndakunda gutanga urugero kera mu rugo, hari ibintu byiza cyane Mupenzi atari yapfa, abasase Mupenzi mwabwiwe n'urusengero. Ubona bakihatangira bakihafonda hari yapfiriye hatari habaho. Twajyaga tujya kubigishayo cyangwa tugiye gusenga basigaga ari kuwa kabiri, turabigisha bangana n'umuntu akora Israel ikintu twicara turabigisha twese bavuye Uganda, bavuye Tanzania, bavuye mu Rwanda, kandi Mupenzi twese akadukoresha. Bakaririmba bagasema igihe cyagira ati wowe itatu iminota subisha muri wowe itatu nawe itatu nabo nka batanu wenda bari baturiwe babaza ko 20 cyangwa 30. Ndatuka umunsi bayimaye itatu. Soma jambo rivuga ngo bubura amaso ntibagira ndi babona keretse bari kuvuga ngo ifa kwizera valisi sengera kamashashi masegonda nka 20 yarabaza kugira. Gusoma iryo jambo bubura amaso ntibagira ndi babona keretse Yesu wenyine wari hasi mu munsi umwe. Ni haleluya batamira ngo nawe bubura amaso ntubona imyenda ntubona ubwoko ntubona uburaya ntubona izuba ubona Yesu wenyine ntacyo ijambo ry'Imana itatirangije gusa. Ntabwo nari bizi ubungubu. Nikimara kumva no kwitegura ko tuzagaragaza ijambo ry'Imana kuri uyu munsi, uko byagira kose umasinga Imana igaze icyo azavuga. Iri jambo ryabaye rinini mu mutima wanjye. Kubera ko nyagira amahirwe yo kuba naraciye mu bintu byinshi byiza byinshi n'ibibi byinshi, amahoro menshi n'intambara nyinshi, byose ibintu naciye mu buzima kugeza aho ngera uyu munsi. Njya kuba ibintu bishigashe kugira ngo wenda ngo birahari ko simbizi ko naciye mu byinshi. Benshi amakungu menshi, niga amashuri benshi, amakaminuza menshi, bituma ngira imfashanyigisho, ngira ubuhamya bwanjye, ngira ubw'abandi, hakabaho ijambo ry'Imana. Bakristo birashoboka ko utafata mu mutwe ibintu byose wigisha kugira hano sinangombwa, ariko byibuze mubike ijambo rivuga ngo kwirengagiza inabi wagiriwe byonyine gusa. Ndetse aho bikundiye mbwirira umuntu ujyanye mu kwirengagiza inabi wagiriwe. Ihangane n'ukuri kuko uzayiremereza ikuvune igushengwe kandi ntabwo ikuki. Ijambo ryitwa kwirengagiza ni ijambo dukoresha kenshi mu mvugo zacu, ndetse kugira ngo hazace umunsi umwe 2-3 tutabivuze biragoye. Ni muryanarize mwese mushyikire iyo tuvuga ngo umuntu yaranyirengagije nahuye n'akana kanyirengagiza. Mu bigaragara uwo muntu aba yakubonye nawe wamubonye, ndetse mukabona mushobora mwana yawe urabigana twarahuye. Imana sinzi abantu batejwe umuntu turareba na n'ukuri jya mu gihe kubona yirengagije uba ko umuntu mwabona, nyamara wenda hari atandukanye, ariko wowe nubitwaye ko yakwirengagije. Ariko ushaka kuvuga umuntu wirengagiza cyangwa ikintu wirengagiza uba wakibonye, bisobanura ngo n'inabi ntabwo ibidahari, ntabwo ibitarabayeho, ntabwo
Haleluya. Nasomye ijambo ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice 23 ngira mu murongo wa 12 ahari ntabwo bavuga ngo Herode na Pilato bahera ko buzura umunsi wo gukomeye bangana. Herode na Pilato ngo babaye ubuzima kandi ari abantu bakomeye bombi, ntawe uvugisha undi, ntawe uramutse undi, ntawe mbese n'abahura bakirengagizanya yavuga mu Rwanda bahise bahacisha umuriro. Amagambo ntayo Herode na Pilato barasirana, nta kuvugana, ntaho bahurira, ntawari icyo afashe undi, ariko ijambo ry'Imana rigaragaza ko mu gihe Yesu yegezaga kubambwa abo bagabo mu nkiko bavuga abize Bibiliya n'abigisha ngo Yesu yari yakoraniye mu nkiko esheshatu uhereye kwa Kayafa ukagera ku rwanda bajya kubambwa, hari n'aho kwa Pilato agiye ukamenya ko yaragiye yagiye ukamenya umwe yohereza undi wo ndabona ibi ntabwo bivamo nimushyire Pilato. Pilato akamwegereza ati ndabona ibi ntabwo Herode nawe hano muri Galilaya mumusubize kwa Herode. Uko kumuhererekanya kuva kwa Herode kujya kwa Pilato kuva kwa Herode uko kumuhererekanya abo bagabo tumubwira Yesu. Haleluya. Agahuza agabikira cyawe n'uriya hagati yanyu hari nabi. Niyo nabi gihari Yesu muvuga mu mugenzure neza ubaye. Herode na Pilato bahise buzura ndagereranya n'umuvugo isanzwe yoroheye umuntu wese uko yajyaga kwa Pilato kwa Herode yagendaga yica ubwanzi bwawe hagati y'abo bagabo akajyayo butari bwashira Pilato akamusubiza akagaruka yica Isirayeli agasanga amatiku n'amagambo bavuganye n'uwibye telefone n'uwamusebeje n'uwamwiciye ubukwe n'uwamubwiye nabi n'uwamwimye umwana bityo ubwanzi buracyahari akamusubiza akagaruka yongera kugenda bibaza bisoza Herode na Pilato buzuye umunsi. Haleluya. Ni byiza ko iyi nabi abantu bari mwisi uko byagenda kose basenga bahimba bahanura bakizwa mbere n'abayobozi ubwabo n'Isirayeli ubwacu n'amakuru ubwayo ntabwo kugirana ikibazo n'umuntu bizabaho kuba abantu bavugana nabi bageraga batubwira ko bagenderana nabi, ariko se amaherezo azaba yahe n'imbere y'urukuta nawe ukabigira undi. Niba rero barafasa umugani bashaka ariko mu kinyarwanda baba bavuze ngo umuntu wese akubuye ku muhaburo we isi yahinduka paradizo. Nuko imihaburo kenshi bitakiraho yahindutse imihanda n'ibindi mpamvu byegeranye, ariko wasanga umuhaburo ushobora kuva hano mu rugo umuhaburo ukagenda ukagenda ubundi rugo ruri aho umuhaburo cyangwa bakawuhuza bakavuga ngo buri wese atunganyije ku muhaburo we neza no kumanura umuntu wese agatunganywe isi yose yahinduka paradizo. Ubwo hari icyo bashatse kuvuga imitima y'abantu bavuga. Noneho hari ikibazo ngira ngo mbaze niba nkundira murasubiza ndakibaza mu buryo bubiri. Icya mbere urasubiza mukoresheje kurambura ibiganza, icya kabiri ntabwo urasubiza mu mutima mugore ku buryo ntacyo nenya gusubije. Muri iri teraniro ariko kandi mukoresha ukuri nk'abakristo kandi bakuru hari umuntu waba afite umuntu wamugiriye nabi, ufite umuntu wamugiriye inabi muzi kwisa nabi n'inabi ntabara ari imigire. Hari umuntu muri mwe waba afite umuntu wamugiriye nabi niba arimo nagira ngo turebe ndabona umugore we ari mukora rwose nk'abakristo. Hari umuntu wafite umuntu wamugiriye nabi Mana uramukore rwose Mana umugisha rwose mwimeje kandi rambura neza nuko wenda mutari imbere hano ariko ngereranyije nibura 80% hano bafite abantu babagiriye nabi. Aho ngiye kwasi cya kabiri ntihagire ugaragaza jeze y'asubije mwitumize mu ndere muzuze mutima muri iri teraniro. Wowe hari umuntu waba waragiriye nabi, hari umuntu ufite umuntu yagiriye nabi muri mwe, hari umuntu waba waragiriye nabi wowe kuko mvuze ngo murambure ibiganza nta n'umwe wakibaye sinirwa mbibaza mvuze ngo ufite uwo yagiriye nabi nanjye ati wabona ari kwiyicaye keretse b'abana bahora ari pasi ngo ariko barambuyeho ibivuze byose barambura kandi bariya bo ubushakashatsi nakoze iri somo basa n'abariyangije kwirengagiza inama n'uwagiriwe abana barabirangije nari mugashekero rimwe pasi wakoze ayobora wagiye ku rurembo n'ubwo kigera kirika n'undi yarabyibuka ariko ndegira n'Imana wo kwibuka no gufata mu mutwe wese ubu batangiye gukora inshuro nyinshi, ariko ubu nigira Imana gufata mu mutwe byabaye n'ibyo namugira ibyo mwumvise. Abana baje kuririmba makuriya nari mpari gusa abana baratangaje bageze hejuru hakurya afite agacupa kamwe kavamo amazi ariko nta yarayimo uziko abana bazi ko bari hasi y'abari ariko bazi kuvuga agacupa ubwo bakitaga agapipiri wenda ku mwana bageze kurihira bahagaze neza umwana umwe akabona araza mukubita urupfu mpaka kupika
bagakomeza nta matiku yani nta nzika bo birengagiza inabi yahananiraho ntawe yitahana n'abasohotse barakina niyo babonye ibibazo barayigabana abana bayibagishije nitwe byananiye yambaye amagambo yavuze yo ni ukuri numva ntananirwa niyo ubonye umusebe ajya gutura abagore bafite ijambo nanjye narasenge ngo bishyire ku bantu ariko ndacyanyumva ntabwo ngo inzoka yawe ubundi wayivanye kabiri munananirana mugira inzoka zanyu mwiguriye hari wiyororeye mwiyigiye buriya mwige twese turazikora nanjye ndazifite n'aya moko yazo yose turayarira ariko arabagira yanyu inzoka yanyu iyo ni iyawe nyine njye ntayo niyo tugiye gusenga rero Yesu ashobose Yosefu akabigeraho. Haleluya. Kandi muri kwa mbere inabi yose niba ari karamu bagutwaye yakubabaje muri wayibuse. Ayo magambo twasomye mu itangira. Niba hari umuntu wagiriwe nabi kandi akayigirwa n'abagombaga kumugirira neza. Yosefu uyu mwana dusoma nuko mwe bisoma nk'umukidozi nk'amateka nk'iki akuko Yosefu yarahangayitse. Ni muhere mbere na mbere cyatangiriye kumwambura ikanzu se yamukureza yakundaga bamuta mu mugongo wagenewe kubikamo amazi akaba n'abana bahuje isano kuri se 100% keretse kuri ba nyina kuko ba nyina nibo bari bane nk'uko tubisoma ariko abagore ba Yakobo babiri Rasheli na Leya hamwe n'abari abasha babo babyaranye Biruha na Silpa bose barabyaranye ariko uko amategeko n'igiti cyacu biri umwana afata ubwoko bwa se cyangwa se kuko nabi bari bamuje se amaraso 100% keretse ba nyina nibo bari batandukanye ariko kugira ngo bamugambane nibe nanjye nakugiriye nabi n'atuzi cyuma nawe tukicanga cyangwa ariko rero aho bavukana 100% umva umugabo nashaka umugabo y'umugore rero abo bavukana bamuta mu cyobo cyagenewe kubikamo amazi igitekerezo cyiza kuva mu ijuru rigicisha muri Rubeni ntabwo yaramukunze kuko nawe ku ruhande rwabo haza ikindi gitekerezo ngo kumwica tubireke twere kwishyiraho amaraso ya mirindanti ahubwo reka tumugurisha n'abantu bajya bagura abantu tubona inote z'inabi haraga inabi y'ibyaye inote kugira nabi kumujyana inote akanazirya noneho tumugurishe n'ubundi azapfa ntamuzongera kumubona n'ibyo yavuze n'Imana zose zabirangiriye aho twe turya inote n'abagenda sakuyo icyo cyari igitekerezo cy'ijuru ahagahagira akakubwira ngo komera senga ngwino kuba byenda kurangira ibivuga ko byarangiye kuba ugihumeka gusa uracyari umukandida mu gihe abantu bari iyi yari inzira y'Imana ariko yakaga mutamucyobo usiga ikanzu y'amaraso umugurisha bwa mbere bariya bamuguze nabo ntabwo aribo nabo bamugurishije bwa kabiri kwa Potifari abahanga bagira bavuga ko mu bintu 30 ngo Yesu na Yosefu bahuriyeho iki nacyo kirimo cyo kugurishwa Yesu yagurishijwe we amafaranga 30 ariko ariko byita ku mvugo yacu kuko ibice by'ibyo tutabizi Yosefu agurishwa 20 ariko bose baragurishijwe kwangwa na bene se baramuza Yesu bene se baranamubambye abantu yagiye neza kuko bageze bamuza bakazageza na hariya yabwiye bene se bamaze kwibwirana ngo kubanza kutabibwira ariko Yesu atabibwira abamarayika mu ijuru tutarahagera yanze kubibwira bene atari yahagera naratubona ngo Yesu yahise yuko atangiye igihe avuga byinshi mu ijuru itoro ritarahagera ibintu 30 bagiye bavuga Yesu Yosefu ahuriyeho uko yababwiye ngo mubahimico ariko Benyamini muwe inshuro 5 ni nako natwe mu ijuru tuzaba dufite inguge turusha abamarayika muzwaho Misheli yishyize kugisha akavuga ngo ni nacyo turusha abamarayika ngo nuko twebwe dukirizwa ibyaha biba twebwe tubana n'ibyaha tugendamo tubireba ibyo bikaba ari isuka tuzaza abamarayika tugeze kuko bari mu ndebezo bari mu byiza by'Imana n'ibirema by'Imana ariko twe turwana urugamba turimo tunesha ibyaha tureba ugize kugisha turi Nyarugenge aravuga ati Dawidi yabonye umugore umwe wambaye ubusa haraho humbi hatuwamugize mu Rwanda byagenda bite tugabwira tubonye ijana kandi tubakomeza tugakomeza tukamererwa atwa yabonye umwe gusarwa twikiganye kandi kigabagarirwa rwagwa amasaha uzabonye batatu cyangwa batanu bameze nk'uko bavuze kandi mbere y'uko bibyutse kuko ari ishimwe kurusha abamarayika nimitize kamere abanyumvise uyu muhungu mukurikiye reka mbere gutinda ku nzira ze ariko niba mwibuka afunzwe mwibuka kandi agiye kwa Potifari abona agasimbutse mumukurikira agafunzwe aba muri gereza ndetse kugeza
y'ukuri Yosefu yafunzwe mwaka 3 abandi abandi 13 iyo ari yose kandi wafunzwe n'ubushize ngira muri gishinari bivuze amatangazo ndabasengera muzafungwa wafunga umunsi umwe wafunga ibiri wakuje narafunzwe nambari roza gereza nayizi n'amaterime yaho nayazi keretse wenda ayahindutse ariko ntimuzafungwe uzabona umunyura aseka cyo ugire ngo nuko bavuze ngo intimba y'intore ntiyiza gusimba ufungwa n'ibibi arafungwa babo n'uwabwiye tuzayimuke ntiyamwibuka ariko hashinga ibitego ha Yosefu umutima wo kwirengagiza inabi uyu muti urasharira niyo mpamvu mukanya twasengera abo byananiye abo watishoboza guhura nawe yakwiciye ubukwe n'uyu mwanya w'utanaza guhura nawe yagutangije n'umugabo yakugiriye nabi yatumye ataguhera yatumye bakwambura yatumye agusengera inzu hari umugabo wambwiye ikinyinya ngo umunsi basengera ngo rwe yari yabigizemo uruhare kandi twari inshuti ariko nawe yarabigizemo simbizi koko sinshaka kumenya ugenda bwane abwiye abantu mwe mubesera nta muntu wasengeye nasengeye n'amategeko na leta ntiyasengeye amategeko y'u Rwanda abuza kubaka mu kajagari none nubatse mu kajagari n'amategeko yasengeye ibishya bari kwirengagiza inama ibi bitutsi bavuze Dawidi ari umwana rero iyi situation naho twahurira nayo wo kugira ngo uzagire uhura n'umukuru w'igihugu mu Rwanda biragoye ariko icyo gihe nta modoka nk'izi tubona nta ndege hari kugira ari guhunga aho uyu mwana n'uko abyifikiye bahura n'uyu muhungu wari ufite akanwa kazi gutuka hari abantu bazi gutukana rero uzashaka igitabo cyitwa cyari umesera kumwimbazi cyitwa mpangara guhangara wari uzi gutukana bituti kirare cyo muri ashizo Rwanda kimwe muri kaminuza utari kirimo anapfuye vuba yarafungiye mu zo kugabana nabo hado yani abantu bazi gutukana umuntu akagutuka ukumva birinji ariko bakubwira ko bigikomeretsa je ntabyo byamara yo bamvuga amagambo neza nta bintu bishyashya nzavuga ibyo navuzwe naravuzwe na Rwanda Rambe naravuze ntagira ngo nibyo hari kuko ntabwo imanzi bimvuga ko ibyo hari narateye shihari shaka araba bakomeza umuntu yaragututse Dawidi aragutuka arabyumva yumva aratuzwe none Dawidi aya makuru yitondere cyane nubwo uyu Shimeyi nyuma Dawidi yaje kuzasiga yongoreye umuhungu w'ijambo aramubwira ngo yamusigiye ko azabigenza ariko navuga ati Shimeyi hafungira ngo bize n'uyu yavuga umuhungu niwe cyaranutse bro nawe ntabwo uri umwana avuga ijambo rikomeye ngo ntuzemere ko ibyiza z'ikuzimu zitariho amaraso ugere bigenda mbona rero bavuga ngo umubyeyi muri arakumwana w'urubanza rw'umunani yuko ari umugani arakumwana w'urubanza rw'umunani Dawidi we yarabikoze ariko ntabwo nshaka Dawidi uri kuragasaba mu rubanza rw'umunani ndashaka Dawidi wakakanya batutse ngo ni ikigoryi ariko mana y'isiju ko tuziranye twari igihe wakwiye ngo ikigoryi ugeze hanze hari wakwiye ngo ambigire cyangwa wabwira umuntu umufashije bibi avuze kumubwira ureka wiyohereza mu ikindi iki jambo riri muri bya bintu byitwa kwirengagiza inabi wagiye ongera ukora mu isano ngo yirengagiza inabi wagiye mubwire nuko iyo abantu wamugabo wenda byari mubwire ngo yirengagiza inabi wagiye ni umukozi wayigize ni umugabo wawe mwene wanyu ni pastor ni munzira ni umuririmbyi reka dukomeze tubwire Kristo aza hagati yawe nawe uko yabigenje hagati yawe na Pilato aba ariko abigenza nawe kandi imikirize ngo amen twegera ku gusoza ndagira ngo mbabwire ngo kugira ngo tuzashobore kwirengagiza nabi twagiye nimufatire ikigero ku bagore n'abagabo babana ku makupure atari yadivorce akiri kumwe atari yajya mu bese bakiri kumwe mu bafatire ku rugero biragoye ko icyo mvuze mwagishyire ko ndaje mvuge neza kuko mu bantu nabonye banesha iki kintu baba basenze baba batasenze abatari badivorce kugira ngo se kuko batadivorce niza kwitekereza mu mutima ngiye maranye n'umugore imyaka 28 ko kubura nanjye sinzi narayibonye n'amafiteho sinyirusha umaranye imyaka 30 ariko nanjye hari 28 ntabwo ari biki twabyaranye abana batanu narapfa bane bayo kandi bakuru hajemo n'umuzukuru kandi nabaje mu nzu ntabwo nyina yagiye gushaka yose nama kaminuza nama secondaire nama shuri n'inyigisho
28 turayimara witonze kose nkavuka ibyumba aho batwita abakiga akavuka ibitaro aho babita abanyendu turacyari naravuze mu mutima ndagutekereza utuntu twinshi tukazabura uko nkugeraho hari igihe nifuza kwifuza ni uwampa abanyarwanda bose bagaterana ntabwo hamwe bose noneho bakambwira ngo ngwino wenda hari undi muntu uvuga ijambo manzi uwasenye nige nategura n'igishura mu mwana ubarinde umuntu nicyo kintu cyajemo nkajya imbere ko ku gipodi mu kintu kandi mwana abanyarwanda bose barinde umuntu n'izina rya Yesu ngaricyo narakifuza ariko nzireze ko ntacyo nzabona hano abona ari bose ntabasha umuntu afite icyashoboza nkabona ubushobozi bwabona ibikombe biriya bajya baha abantu cyangwa amakipe afite ibyo batsinze umuhungu muri korani ndabona amafoto ye abifite ibikombe ntabwo tuvuga wawe muzamenye aba ni umuntu ufite ibikombe birenze 2 cyangwa 3 biriya nkakibigura bihe nono nkagura 20 nkazaririmbo 20 ariko simara imyaka irenze 20 n'uki 20 special ibikombe 20 ingo 20 baregesha imyaka 20 kuva masi 5 n'itandatu muzateza ibintu byanjye nta muzabona ntajya bakaza kwabo mbashimiye ko umwe muri mwe yagiye yirengagiza inani ya mugenzi we ubuzima bwakomeza abagabo muri abafilozofe murakomeye mwitangaza hari umugabo niwe nshatse kwifashisha aracyari asengera iwacu Nyande hahandi sinari nagiye Nyande uwo mugabo arahera wenda n'umuti gihugu abyinaga akajya hamiriza ati n'intore kera twarabyinanye mu mbere kwamiriza anadutoza n'uwaracyari niga mu mwaka wa 3 ubwo ni mu 1983 ubwo nigaga mu wa 3 akahana kanje no kwiga katerera kasha munsi sijya kwibagirwa aho bari gutegura inyisho byagirimba mu bundi simvuga amazina yo kubohera n'inyandi bazambwira ko namuvuze umugabo nshaka munsi y'uwene ndahagera sanga ari kurwana n'umugore kandi umugore wacyari uhera muri 83 badafite abana babiri cyangwa wenda babanye muri 80 n'ubu nagasaza n'agacyacura bakarwana ngo bafashe umurimi undafashe isuka umweka umwaka mutuku bitutariye mucyuye n'ibitoki byo kwa Kacyamire yije ari mucyura ati cyabara kubabuno wenda arimena amena nani amakasaya bakunda bagatukana we ubwo ngiye kwiga mu gitondo saa 6 na saa 7 mu cyumba abatuye barabye barakwanga bakaruhuka bakaza kongera bakakomeza hacha minisi tatuna hanani ishoro ngasanga bari gatata munsi y'ako kwagina batukana bari abantu bamere bacyaya abana benshi ku musozi wacu mu muryango mabiri tuvuga mu mutima mu babyara uretse papa wacyaya abana 20 n'abandi ariko bagore batatu hagari mu nguru kuri serire Nyande papa nabyo abana benshi ariko babyeyi bagore batatu uwo mugabo rero yabaye nka 14 kandi mu nguru kandi umwanya munini washaka batukana barwana igihe cyabo kiri kwarukuba ariko bagore nabo Imana umugisha nyamara nimukomerezaho nimirengagize inama waje nimirengagize nibakurize aho Imana umugisha mukomeza mutumye nimirengagize ko Kristo azaza maze rero Pilato babana mu nzu avanye musika kw'Imana y'Isaba barabara kugawe ejo namugora ingorane nyinshi ziterwa n'abantu bananiwe kujera ibi bintu bibiri reka kwizera n'ingendo bishoboye nditangira ku ruhande abantu bananiwe kujera umujinya mushyashya ubaho ujye witonda umujinya mushyashya wandutekereze neza ibi nashoboka ufite igihumbi ujye kumuhana agafanta utari wariyajisa aho ngaho umujinya ufatira bananiwe kujera umujinya mushyashya no gucunga neza ibyishimo bishyashya ibyishimo bishyashya nabyo buriya bikora ishyano ushobora kwishima cyangwa kumva kugura imodoka nta n'ipine yayo washobora kubera ibyishimo nicyo buriya Herode Yohana kumuca umutwe mu bwishimo byari bibizi aho buriya hari byashingiye ku marangamutima yihuse umwana yiwe sanga ishaka cyose
kwa ariko iki kibazo buri hari ufate ndashaka kucika ukuguru kwawe mbere ko cyasiraga mu mateka y'abami kwifuguza wa mugore musasuma bwize kera mubwiwe ngo saba ibintu bitatu bikaragira nta mwenda abonye nta n'ijerekani n'ibyishimo bishyashya naniwe gushyira ku muntu uvuga ati ibintu byitwaye none Salomo bwiwe ngo saba icyo ushaka nakimuha iyo atitonda yarikora n'ingorane zizabana nawe iteka ryose. Mwumvise abantu batatu kandi bakunda kuvuga cyane ngo bagendanye imodoka aramurika kandi neza umuntu ni za miliyoni aramurika atasi kubera se cyatari byose arakubira kabiri wahita bera wumva ati ngiye guhura n'ijisho ngiye cyo gusabye ko guhura n'ijisho kugira ngo umugenzi wa mukuru n'agahe ko yavuze ko cyasaba arakimukorera ariko umugenzi wa akakimusebye umva nyine ibyishimo bishyashya cyangwa ngo amacenga bantu y'amacenga mbere yo gusubiza mbere yo kuvuga mbere winjiye mu nzu uretse bantu y'amacenga ariko wasanze uwo musoro banza bantu y'amacenga kandi muri cyubahiro kwirengagiza izina kwirengagiza birafuna kwirengagiza ihari naho hari biragoye umuntu usharira ariko bavura ni umuntu ubabaza ariko bavura bakristo dukwiye kutaho twubatse ku nabi yagiye nabi yagiye ifuti yagiye amasengera yagiye akazi icyo nicyo yarahemutse ariko se nzageza ryari ese wowe nta bantu bakiriye nabi ubwo se babyubakaho kuba tutarabana tureze nk'ibisasu byenda muti ninubaka ku nabi wagiye nawe bakakubona kugiye ko nanjye aho nayigiye ngo nzagera mu modoka ntiye kwicara no kukurimo nawe wagera mu yindi utinya kujyamo kuko arimo ubuzima bw'abantu bwose ni bumwe bitinda kuri nabi wagiwe ahubwo utinda kuri wagize bikere ko wayigiriye ahubwo aho wayigiye senga Imana umuntu tugiye gusezerana n'umuntu tugiye gusabira izo mbaraga uko byamunaniye naza nawe uko uzamuha akazi nk'abandi nicyo kizatuma Kristo yica yanabi hagati yawe naza afunze uzamufungure cyangwa uzamufunguze atagafunze naza muri kurara urimo muzamwakire Kristo birashoboka ko ariyo nzira Kristo yabuza uwayihereye kurara naza gukora akazi ko uzamukoresha wenda rero wihamye wenda waba ubizi ukomeze ubireho oya kabuka ntabwo nanjye umuntu mvuga ngo usenge ntasenge ariko mise nibuka umuntu wangiriye neza yirengagije nabi namugiriye umuntu yangiriye neza yirengagije nabi namugiriye nagiriye nabi umuntu kera nari ntaranakizwa iwacu aho mvuka y'ibyumba tugakorana mu kazi nkamuremukira n'amafaranga akoreye nkayamwiba mbizi rwose mbikora ubushake kubw'inabi yari bimuzi hagiye no kuyahisha ahantu munsi y'ubwatsi bw'inkano kuko twari dufite inka twari dushinzwe tuzitonda yamwiba kana ikibi cyose gishoboye nkakimukore kandi twari mu kigero kigasaga n'urugo gatoya ariko ndimo nimeyikamo nkamugirira nabi kamuvuga nabi abasha amakuru yakayavuga nabi ndamwitwaga cy'Imana impamvu z'amazina ye nuko apfuye iminsi yashize nka Constance yari kumenya kuko ari mu mujyi hari igihe mugirira nabi bishoboka haza guca igihe ntakimubona kuko namwangaga numva ko yabaranapfuye nkumva ko ari nabyiza ko cy'Imana nta kintu twapfa iyo navugaga n'icya cy'umukirawo kimeze cyitonda wari nkamwanga ikintu namwangiraga nanjye sibi hashimwe Uwiteka ko wakuye mu rwango ntabwo bigira uwo ari wese maze gashyikiza kuzashyirwa kwizera amanyimisho muri gereza iwacu kuva ari kuwa gatandatu saa munani kumbe kwa kundi namubuze cy'Imana baramufunze ngo ninjire muri gereza kuko bagira urubazaga ugusuhuza ugukubita uruwahe uziziki ukuzi kana karatari bose amagambo menshi muri icyo gihe cyane n'umuntu cy'Imana arabibona mbonye cy'Imana ngezeho mbabwije ukuri ntabwo nabonye cy'Imana mu maso nabonye urupfu mu maso ndaravuze ngo baswarangiza amafaranga namwibye yahise imbere ibitutsi namututse imyenda y'amakataga n'ubebe ibintu byose binzi imbere wabandi aransuhuza muri tesebisaho umuntu arimo arangura mvana mu bandi banyuru urumva gereza n'ibindi arangura ajyana ugenda ndindiriye aho dusanga icyuma ugenda aho dusanga umwase aho dusanga icyumu ajugunyamo nibyo cyane muri ibyo gusa numvaga ari byo kandi kuba aho kwirengagiza n'umuntu yagiwe nicyo cyari gikwiye turagerageza mu gisubizo babamo bakitaga teritwari biba bifite amazina
namo gari size y'urubanza cyangwa gateka kabaho kari hasi y'abafuri irimo n'umuziki maraga cyangwa mu buryo basiriya muzika dusangamo katiri impande hari ikintu cyane cyo kubantu bafunzwe yicara impande y'aho hari akanya yicara impande uko bitanga bizamuye bitaga mu mashako y'inzego nyine hari abantu bari kumujyi ari gutera kwenya mbese kabona ngeze no mu Bushinwa amagambo atandukanye nabo bari mu Bushinwa neza kumva nta yicaza impande abandi kujya ikigungu hari bagiye gucicikamo wenda niciye haranganiza ati bigenze bite ndamubwira wasisiki ninje kwanaka ndamubwira ese bana sio bibanye nande ndamubwira ati ko atamuzanye we yapitse ndavuga byose ati korera twageze muri gereza nyine igihe namaze muri gereza cyose abo bita abapreferi bari bataraduha imyanya n'amasahane n'ibiki byose iyo utaraburana utari wakati naranaga na Kimana kumbaho se niwanyigisha ibyo muri gereza ambwira umunyururu wari ushaka kuzasamanya witwa Kaguma uri bamutaga Bizimana kwa Mumba Kaguma ati Kaguma afite gahunda kuzasamanya ibyo mwumva by'ukimenya muri gereza byahiriwe kera buriya barabikuraga ndeba ariko nta wabimuze bagana uwo bana bimeze neza nk'ute umukobwa nakajyaza n'utuntu nakajyaza n'ibijyaza n'utuntu ngatatakabati naho kumva ariko bamageza simbizi icyo nakeneye kuvuga nuko ni wowe yirengagiza narinda fungurwa mbere musigira ikiringiti n'isahani n'inkweto nari mfite n'igikombe ndataha Kimana asigaramo ariko yashoboye kwirengagiza inabi namwe uyu muti uraryana urasharira urabishe ariko urashoboka ntabwo abagabo n'abagore basaba bya Nyambere n'Aminani n'Abyenda n'Amatumi na Misago si uko batari gufata isekuru n'umuhini ahubwo hagiye habaho kwirengagiza inabi y'abandi ubuzima bwabo bwiza kabisa Imana n'ubutunzi bwiza funga amaso uganira umutima w'Imana numvaga ntazongera no gukanagiwe numvaga no musengera asengeramo ntajyamo ariko mbonye Yosefu yarabishoboye mbonye Dawidi baramututse araceceka nanjye naceceka bikemera mbimana n'abahaye Yosefu akagira neza abantu bamugiriye nabi akagaburira abantu bamuteye icobo akabababarira akavuga ati muhumure nzajya mbaha ibiryo nzajya mbafasha nzabambika nzabaha imyenda nawe kuri iyi tariki nagutira uzamutize nagusaba ifutu uzayimure nasaba ikurara uzayimane wowe wabishobora funga amaso gusengera Imana nubona ko kutogamba bari nubona aho byakunaniye kwakira niba hari ubona ko uvuga uti Imana keretse umpaye imbaraga kanaka sinamubabare muri kunde no mu cyaro wacu mva ntajyayo kubera kanaka oyajyayo Herode na Pilato bahereye ko gusa umunsi niba hari icyo wabonye aho gusenga Imana niba wabonye ko hari utwagusana imbaraga nabyo swajyaga kuzana imbaraga gusa ngo ubishoboye haba kubona cyangwa isoni yose mu kwihana wenda n'ibintu nabyo ubu ni icyifuzo cyawe n'ibintu zawe n'imbaraga zawe niba usaba imbaraga ngo ubishobore hagarara umwanya w'igiye kuba usengera imizigo uhari byarakunaniye ariko Imana yabishoboza Imana igumishye yashoboze Yosefu bikeye kandi umurwayi inzika nyamara umutandagene nta mwana wawe wajya nta n'icyo cyatukayo ntiyakora ubukwe bw'ubutahe uyubatse ku nabi none n'amasengesho yakwizaniye nawe urayanze haguruka dusenga Imana usaba imbaraga zawe ndabona bageze kuri batandatu barindwi umunani cyo kasengera abo barahagije Imana gutabara Imana igende imbaraga za Yosefu nawe zimwe baragahita mu bakamutuka kemera nawe zimwe amakengo yagira ngo uyu munsi niyo azakuza kwihutira kurakara kandi bigiye kuguha icyubahiro kuko ugiye kwirengagiza inabi wagiriwe Mana data twese w'ijuru ndagushimye ko wanyemereye guhagarara mu mpamvu z'ubutumwa wampaye bwumviswe n'abantu benshi kandi babwumvise ku buryo butandukanye hari abahagaze mu myanya yabo data ko bifuza imbaraga kugira ngo bashobore kubabarira birengagize n'ubwo ari urugamba n'ubwo bigoye n'ubwo bahura n'ubwo babonana ariko imbaraga Dawidi yari afite kariya kanya akirinda guhura n'ubwo yari abishoboye ntiyemerera abishaye ngo yishyurire muntu barifuha abantu data barifuha abantu n'abasengeye n'abagize isoni n'abagize ubwoba n'abatanditayeho ariko babyumvise aho bari bicaye n'abasenga Imana bashoboze bahamace
abakomeye, aboroheje, abaraha, abemera kwirega sinabi, baragasumurasira natwe. Kristo bati hagati ya Herode na Pilato, n'abarihigisha hagati yabo, twizeye kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Dukomere Imana.